Ku kinyamakuru Igihe hariho inkuru y'umutwe igira iti ibyo guhenda kwa Beki Arena ndetse na Stade Amahoro n'ibindi bikorwa remezo by'imyidagaduro biri gushakirwa umuti kandi bigeze mu nzira nziza. Iki akaba ari ikiganiro umuyobozi ushinzwe imikoranire ndetse n'ihuzabikorwa b'ibikorwa by'imyidagaduro, uyu nguyu akaba n'ubundi ari umuhuzabikorwa ndetse anareberera inyungu ibi bikorwa byombi, cyane cyane ko ari ibikorwa remezo by'imyidagaduro bihurirwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye, yaba muri gahunda za leta, gahunda z'imyidagaduro ndetse n'izindi zitandukanye, aho n'ubundi hanakorerwa n'ingendo shuri mu buzima bwa buri munsi, bikaba biri n'ubundi bivamo umusaruro n'ubundi mu buzima bwa buri munsi. Gusa magingo aya ngaya bamwe mu bahanzi cyangwa se abakogaga rw'imyidagaduro mu Rwanda barinubira imitangire mibi ya serivisi cyangwa se guhenda kw'ibi bikorwa, cyane ko kubikodesha bisaba amafaranga y'umurengera kandi n'ubundi ubizi neza ko adashobora no kuvamo mu gihe wenda wabakoze cyangwa se wagerageje gushora. Uyu muyobozi kandi yagomeje atanga icyizere ndetse anatanga ihumure ku bakoresha ibi bikorwa remezo mu nyungu zabo ko n'ubundi bari kugerageza kugabanyirizwa yaba mu buryo bw'amafaranga ndetse n'imikorere, cyane ko mu minsi yashize n'ubundi byagiye bigaragara ko hagiye hagaragaramo amananiza. Ni nyuma y'uko mu minsi yashize mu nama nkuru y'igihugu y'umushyikirano umuhanzi nyarwanda Bruce Melody yaje kuba atanga iki kibazo akigeza ku muyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni Perezida Paul Kagame, ndetse bikanagaragara neza ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti. None nyuma y'amezi rwose biragaragara neza ko hari ikiri kubikorwaho, biri no mu bintu n'ubundi byahaye icyizere abahanzi cyangwa se abari mu rugaga rw'imyidagaduro muri rusange, bikaba biri no mu bintu byabasubijemo icyizere. Kubera iki kibazo wenda kiri gukemuka, byanatanga icyizere ku kibazo Bruce Melody yarabajije cy'imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda zitinjiza amafaranga uko bikwiye, ndetse nyuma yaho Minisiteri y'Ikoranabuhanga ikaba yaranatangaje ko iri kugira icyo ibikoraho. Nabyo biri mu byatanga icyizere ko mu minsi iri imbere imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ziratangira kwinjiza amafaranga aturuka mu byamamazwa by'abashyiraho ibihangano cyangwa se aba content creator nk'uko dusanzwe tubita. Uyu munsi wa none leta y'u Rwanda ihanganye n'ibibazo bitandukanye birimo n'ubundi ikoranabuhanga cyane cyane mu bya murandasi, aho n'ubundi igihugu cyose iyo kitarimo monetization, abakoresha imbuga nkoranyambaga muri icyo gihugu n'ubundi amafaranga yose aza abageraho, leta y'icyo gihugu ntigire icyo bihona yaba mu buryo bujyanye n'imisoro cyangwa se n'ibindi. Akaba ari bimwe mu bihombo n'ubundi leta y'u Rwanda inaterwa n'iki kibazo, ko mu gihe mu Rwanda hazaba haje monetization y'imbuga nkoranyambaga, leta y'u Rwanda n'ubundi nayo izatangira kubona imisoro, itangira kugira impuzandengo y'amafaranga runaka ikura ku ba content creator muri iki gihugu cyangwa se abasanzwe bakoresha izi mbuga mu buryo bwo gucururizaho ibihangano byabo. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu. Nimba uri mushyashya hano wisanze ni kuri Tefa Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku wundi, ukande subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugereraho ku gihe. Nitwa Irize Taifu, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.